Ikaze rero none karibu mbahaye ikaze kuri Rwanda mbahaye ikaze Germain Muhirwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu abantu benshi bavuga u Rwanda na Kongo cyane, u Rwanda na Kongo, ariko se wakwibaza byaturutse he? Kuki ikibazo cy'u Rwanda na Amerika kitavugwa? Amerika ni gute yihindukanye u Rwanda kandi ubundi bari inshuti zakadasoka? Abazungu rero niko bakora, inyungu zabo zigeramiwe nk'uko abarundi babivuga, barakwitaza ubundi bigahindura isura. Hano rero hashobora kuba harimo n'ikibazo cy'Uburusiya, ariko abantu bakaba batabyitaho. Wibuke u Rwanda na Amerika byamye ari inshuti cyane, ariko ubona ko Amerika iri kugenda yigizayo u Rwanda gahoro gahoro. Kubera iki? Kubera ko bamenye ko u Rwanda narwo rwabamenye. Uti biteye gute? Urabona abakongomani ko bagenda bakanguka, niko n'abanyarwanda bagiye bakanguka bakareba ko abanyamerika wenda bashobora kuba bafite inyungu bakoresha, hagakubitiramo n'ikibazo cy'Uburusiya. Uti gute? Bifatanye na Tanzania. Wibuke ko Tanzania nyuma y'aya matora bayifatiye ibihano bikomeye cyane kugira ngo bayibyinagaze, bakomeze bayishyira hasi. Harimo n'ikibazo cya Magufuli ariho byavuye. Magufuli yanga ko bayifatira ku gahanga kugira ngo bakoreshe ibyakurikiye mwaribonye kuri Magufuli. Ikibazo rero cya Tanzania n'Uburusiya bimeze gute? Ubu Uburusiya na Tanzania biri kugendana nk'inshuti magara, kubera ko Uburusiya bumaze kubona ko ibihugu by'i Burayi birimo za Amerika n'Uburayi byateranye Tanzania. Uburusiya bwahise bujyayo, burabafasha mu by'ubukungu, mu by'ubuhinzi, mu by'ubukerarugendo, ibintu byose barabafasha. Noneho rero wibuke ko n'u Rwanda narwo rushaka kugira ingufu za nucleaire kandi bagomba gufashanya n'Abarusiya. Ibi rero bikaba bivuze ko Amerika rero biravuga ati ba bantu twari tuzi ko tuzabakoresha igihe kirekire, nawe bari kugenda begera Abarusiya. Umurusiya rero yararebye abona inyungu ze, aravuga ati ninjira Tanzania nkayifata neza, za Kenya nzaba nzigezeho, Ubugande nzaba mbugezeho, n'u Rwanda. Noneho abanyamerika barabirebye bibona kera kare, baravuga ati aba bantu n'abanyarwanda n'abarundi bose urabizi bazahita bakurikira bose bagende bajye ku Barusiya, kuko Umurusiya ntabwo buryo ubundi agombye kurwana na Amerika ku ntambara. Abanyamerika nabo baba babashotora iteka, ariko Umurusiya we akoresha ubwenge. Aravuga ati okay, twe turakoresha ubukungu, niba badufungiye hano reka tujye muri Afurika tubereke ko ibintu bimeze, umenye kandi ko Abarusiya bari kumwe n'Abashinwa. Noneho kubera iyo mpamvu Kongo nayo irimo irakanguka, imaze gukanguka ijya ku banyamerika ibateza u Rwanda. U Rwanda narwo ruravuga ruti tugomba gucunda umuvuno. Ariyo mpamvu wabonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga aherutse mu Burusiya, noneho hakikubitana n'amasezerano ya nucleaire u Rwanda rwagiranye n'Abarusiya. Umuzungu rero umwanzi wawe ntabwo amucira akarutega, kubera ko arareka akavuga ati nimba uyu muntu twari inshuti z'akasoka akaba atangiye kugendana n'abanzi bacu, birarangiye, game over. Wibuke ko n'u Rwanda rwaravuze ati aba bantu tujyana ahantu tugakora ibintu, barangiza akaba aribo babidushyiraho tukaba twenyine. Ni ukuvuga ngo umuzungu yakoreshaga amabi ukayavumbura, iyo umaze kumuvumbura abona ko ntacyo mugifatanya, ntacyo mugipfana, none agatangira kukwitaza. Niyo umuzungu atangiye kukwitaza rero, nawe ukabona ko yakwitaje, ubona ko ibintu bitarikiri bya bindi. Ni ko u Rwanda narwo rwahise rushaka gucunda umuvuno kujya ku ruhande rw'Abarusiya. Urumva rero umuzungu yamaze kubona ko amasezerano cyangwa ibyo mwakoranye bimaze kujya hanze, byagaragaye, biba biri danger, biba biri very dangerous, haba harimo danger ikomeye cyane. Noneho agatavuga ati bano bantu ibyo twakoranye byose bazabishyira hanze, reka nkwerekere, reka tubivune, dukore regime change. Bo bahita bakoresha ibintu bita ngo regime change. Ari nayo mpamvu buriya bo bashobora kuvuga bati bano bantu twabahagarika gute kugira ngo badakomezanya n'Abarusiya, reka dufate andi masezerano yo kubaha inkunga, yo kubafunga amaso, noneho bakomeze bari mu munyenga w'inkunga. No, ariko ibihaha bigeze, abanyamerika nabo bari kugwa. Ibintu abantu benshi batazi ko Amerika irimo iragwa, isigaje akantu gato ngo igwe. Ibihugu byose bya Afurika byarabibonye. Noneho abanyamerika bakavuga bati bano bantu turabagumana gute? Ibindi bihugu bya Afurika nabyo bikavuga bati niba Tanzania ibishoboye ikajyana n'Abarusiya, za Burkina Faso zabishoboye, za Mali, za Niger n'ibindi bihugu byose, noneho bizareberaho bihite bitwimuraho. Noneho umuzungu akavuga ati tugomba gukora ibishoboka byose vuba na bwangu tugahita duhindura ubutegetsi muri biriya bihugu. Niyo nkundura irimo, niyo mpamvu ubona Amerika yitaje u Rwanda mu kibazo cya Kongo, niyo mpamvu ubona harimo ibiganiro. Noneho Amerika yo ishaka gufata Kongo ngo ishyire kwibere, noneho bayihume kuko Kongo iracyari umwana, ntabwo bazi ibyo barimo. Noneho za Rwanda bazigizeyo,
zajyana n'Abarusiya zagira gute noneho bo ahubwo bagize imana hakaba ibyo bita regime change muri icyo gihugu bagateza imyivumbagatanyo mu abaturage bakamarana. Nuko nkuko bimeze niko abazungu babipanga, abantu noneho bakaza bagatangira kumarana batazi iyo ibintu biva niyo bijya. Akaba rero ari ibintu basobanuriye kugira ngo mwumva aho ibintu biva bituruka, kubera ari ibihugu byo hanze biba birwanira inyungu mu bihugu byacu, noneho bigateza umwiryane kubera impinduka z'ubutegetsi mu gihugu runaka, abantu bakamarana batazi iyo biva niyo bijya. Wasanga biriya bya Tanzania ari imyigaragambyo y'Abanyamerika iri kwerekana ko ntabwo twishimiye ko mwatuvuyeho, niba mutuvuyeho turabateza imyivumbagatanyo mumarane, inyungu zacu ntabwo dushobora gutuma zihamenekera cyangwa zinzikakira. Niyo mpamvu tugomba kubateza imyivumbagatanyo namwe mukumva ibyo mushaka gukora, payback niko babyita. Nimba mushatse kutwiyomoraho turabateza imyivumbagatanyo. Biriya bintu byo muri Tanzania ushobora no gusanga byuririye ku Banyamerika, inyungu zabo urabona Magufuli baramumenye, inyungu ziranga Abatanzania bavuga ati no twarabamenye, babivanaho, maze kubivanaho ubu rero kugira ngo bakore ibya regime change bari kubateza kariya kavuyo. Ariko Abarusiya bahise basimbuka bazayo, bari gufasha Tanzania kugira ngo bakomeze gahunda zabo, kuko ikitegerezo bari bafite cya 2050 inkunga barazihagaritse. Baravuga bati bano bantu nitubagarika inkunga byose bizaba bihagaze. Abarusiya nibo bahise bazamo. Niyo Abarusiya bari kuza mu karere n'u Rwanda narwo rugashaka kugenda n'Abarusiya. Niyo mpamvu bona Amerika iri kurekura u Rwanda yarurekuye kugira ngo noneho ishyire kwibere abakongomani, noneho bateze imyivumbagatanyo mu Rwanda, bibe nka payback mu Rwanda, noneho bongere bagire imbaraga mu karere baciye muri Kongo, baciye no mu Burundi. Nicyo kibazo kiri kuba mu karere abantu benshi batumva. Niba utabyumvaga urabimenye, humuka uve mu bujiji wumve aho ibintu biba bigera, urebe ukuntu abazungu baba barwanira mu bihugu byacu, noneho barangiza mwebwe mukamarana. Wewe wumvise ibi ngibi rero bisangiza abandi, kandi aho like kugira ngo inkuru igere ku bantu benshi cyane, noneho mwiyandikishe namwe mukomeje kwandikisha, kandi ndabashimiye kuko binyereka ko munyoto ukuri mu bibazo byacu, mu bibazo bya Afrika, iby'abazungu baduteza kugira ngo tumarane kandi ubundi turumwe. Kambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todaraba tov meyo.